Fani yanyometse ibicece mu mutwe yabinsiga mu maso. Ikintu cyambabaje nukuntu nari naje kwa Kiroso narayikwafa nari naho mvuye. Je kwa Kiroso Fani yarangiye inama tumaze bitwa ibiganirwa abacimwa n'abandi gutwi sama turi kwitwara nabi umukobwa mugenzi wanjye baba ruhinduka ari kugira inama pe. Ikiro nakwimiye niba nanaguhaye haguruka kandi uvuga. Nije cyane cyane guteye umujinya. Mu mutima wanjye nukuri. Umva je nahindutse nukuri kandi nukuri pe Imana igwe umugisha kandi cyane mukomeza kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi gatanu mukomeza kunogerwa n'ibiganiro yawe TV babagezaho nitwa Patrick the Entertainer mukomeza kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho muri ibi bice bitandukanye hirya no hino ku isi twagiye kubaha ikaze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi mwibutsa ko kandi turi kumwe na website yacu yawe tv.com iyo tugezaho amakuru yizewe kandi abavugwa hirya no hino ku isi umunsi ku munsi ushaka gukora imyitozo ugana Body Max Fitness baragufasha kumera neza cyane umubiri wawe physical fit ufite gym nziza cyane sauna ndi massage ufite swimming pool uhamagara 0788 winjiye mu gihugu usanurikeze Kanombe ko asaba hito imoso bwawe ugeza kuri Body Max Fitness uko murimo kwibona ku screen zanyu turi kumwe n'umusore n'inkumi nagiye kinini giciyeho basa n'abarwanye cyangwa se bashyamiranye twifuje kubahuza nubwo bitari byoroshye twabaje guhamagara umwe gusa n'undi byanjye n'undi bahahuriye gatuma tunabashimira ko bemeye ko n'ubwo wenda batari bazi ko mwari wasanga undi turaza gutangira tubakira tubaha ikaze kuri yawe TV Monsieur Kiroso Komasaba sababye amahoro Beze gute se? Nubwo byagoranye kugira ngo twongere kuguhuza na Samantha ariko tugushimire ko witabiriye. Kandi umugabo ntabwo nagatuze. Yego Samantha, aho neza. Watuje cyane ntabwo umuntu yamenya ko ari wowe waromeze kuri. Minsi yose rega ntabwo ari meze cyane. Siyenza kumenya ko byose ntabwo ariko wenda twagira ngo n'ikibazo cyanyu cyanagaragaye wamugari isi n'ikibonera mu muti niba twifuje kubahuza mu byihanganiro ko mutari muzi ko muri bahuriye n'ikibazo. Okay, nari mumaze cyane kugikaza. Kiroso ubyakiriye gute wowe kuba wongeye guhura na Samantha nyuma ya saga igice cy'isi wawe? Cyane ibintu bisanzwe ariko birimo no guca amazina kugira ngo abantu babashe no kumenya ukuri kwa nyako. Yes. Yego Samantha wenda wakibutsa abantu story byagenze bite kugira ngo wisange kwa Kiroso ni ibirya byatangiye gutunga. Rero njye ntabwo Kiroso nabaza se Kiroso ugiye ntabwo ngari mu rugo cyukuri njyewe ndagira ngo byibura mutungo musange mu rugo Simba bazi n'igikora itangazamakuru kurushize wabonye ko najyanye nayo akadukubita twese tukavura tutabona. Njye numvaga yuko nimenyereye kugenda ndi jyenyine wenda akaza kungira impakamba so yarabwiye ko ari mu rugo njye mutafatira kuko narahamenye kuko cyane gushize najyanye nagiye rero musangayo akomanga arimo ndicara gusa nasanze mu nzoga sanze arimo aranywa rikeri yarabize ubundi umusanzwe sinde mu nzoga ngenda arambwira ati twakwakira tugasangira ariko njye ntabwo njya mu nzoga akomeza ambwira ngo dusangire afite iriya nzoga ya rikeri yitwa konyagi ari kuvangamo na energy arambwira ati rero ifashe kano karikeri ugavangamo energy ati ntabwo usinda ati kandi wumva biryohereye ati nta kibazo twasangira ati nta birenze bwari ubwa mbere umwe ibyo ubwa mbere njye mukamukanya narimo nzoga mu kanwa Sama wagiye kuvugisha urugero ese nyine nasangiye nawe inzoga kuko bisi igihe cyose twamaranye wigeze ugura iyi nzoga none se naragufashe ndagutamika yenda mu gihe warambwiye ngo oya ngiye bitewe n'icyo nifuzaga nifuza kugusemba bazi numvaga yuko ari indabyo wagenderaga ndamwe sindambi imana yaza ku nzoga indambi n'ibiryo wari umaye byibara mvuga ngo ni inyama wari umaye ngo ndarya nayo ese Kiroso warimo arajyana na Samantha uvuga ko ari ubwa mbere aramuha inzoga. none se reka nkubwire abantu badukurikiye batubwire Samantha n'umwana ku buryo wajya kumushuka kuvuga ngo wamuhaye inzoga njyewe rata ntabwo ari ukuvuga ngo yaranshutse ntabwo nigeze mvuga ko wanshutse njyewe Kiroso yarambwiye ngo dusangiye n'abasi ko ntabwo inzoga arambwira ati rega mani nta bintu birenze ati nanjye sinzinywa cyane ati ubu urabona kano karikeri ivanzemo energy ati nagira bicubye ati ugomba biryohere kandi ntabwo wasinda ati somo ntariho wowe bifate nko kugushuka se ntabwo nigeze mvuga ko yanshutse ntabwo nabifashe nkaho yanshutse
numva njye nasomyeho ngira numva ntabwo bishariye cyane pe nkomeza nkaho gake gake ndavuga ati ubwo yemeye ko tunasangira buriya araza no kumpa imbabazi ariko mu minota nk'icumi mba nari namaze gusinda narangiye hahandi utari no kumbaza ngo witwa nde mu buryo bw'ukuri ariko kumbe ntabwo njye nari nzi ko Kiroso yari afite anniversaire urabizi ko yasubiranye mu rukundo na Fanny n'ubu bari mu rukundo rw'ahatashye ubwo kumbe Fanny yapanze kuza kumutungura kuri anniversaire ye afite gahunda yo kumusanga mu rugo kandi twari turi mu nzu hegetseho twicaye nyine muri salo nagiye kumva numva namaze gusinda n'iby'imbabazi sinengiye kubitekereza ubwo nahise njya muri mood yuko nasinze nyine gutangira gusomana na Kiroso mbese ko mbona useka se wambwiye ngo dusomane twarasomanye pe gusa nta kindi kintu ndakenze twakoze nk'uko abantu bagiye babyandika muri komenti ngo buriya ngo mwanaryamanye sinaryamanye nawe pe ariko twarasomanye ngo abantu bari banyweye basinze gutyo barasomanye gusa bigarukira njyewe ntabwo twaryamanye wenda sinzi ariko njye twasomanye nka gatatu ngiye kumva numva ku muryango ngo happy birthday to you numva abantu barimo barasakuza ngo mu izina rya se n'ibiki bibaye hano nkagira ngo wenda n'abaturanyi bo kwa Kiroso rege mbace mu jambo samake tugafate abantu wenda badukurikiye cyangwa bazareba iki kiganiro tukafate nk'abana twarasomanye wagiye kumva ngo turasomanye dusomana mu bintu by'impanuka dusomana mu bintu byakujemo cyangwa bikurimo dusobanura ibintu njye ntabwo nasomanye kubera ko byari bindimo uretse ko wamenye ko twasomanye njyewe ntabwo nabiyobera ubwo bwe njyewe cyose yamfashe kuno nguko ngo nagufashe ku ngo mbare kanzu ntabwo yanavugaga sheripe simata ngo mbare kanzu bisanzwe ariko ntabwo mvuze ngo yaranditse ngo turasomana hoya ariko niwe wambwiye ngo dusomane ntabwo ari njye wifashe ngo dusomane nawe ariko nawe byakuye njye nabikoreshejwe nuko nasinze mba ntabwo nabikoze kubera ko byari bindimo nyine ngiye mvugisha ukuri uretse ko mvuze ko kuki se ntagwishire ngo mvuge ko nta kintu twakoze kuki mvuze ko twasomanye tuvuga ko amaca gutangaza ukuri uremeza ko washutse Samantha ese nigute umuntu mukuru wenda Samantha afite imyaka irenga 20 sibyo umuntu mukuru azubwenge namushutse buriya ariko amubwira umuntu cyakoze ari nk'umunsi y'imyaka 18 cyangwa ari umwana mutoya iyo nzoga yasanze ngo sinaba yifashe ngo nyimutamike ku ngufu yemwe ku bushake sibyo iyo niyambwira ati ngurira fanta ne kumugurira fanta sibyo yakumwakira fanta aranshutse ngo dusangire sibyo nyine nuko wabishakaga nawe ntabyo nashakaga ahubwo nabikoze mu buryo bwo kukubaha kubera ko nzi icyo nashakaga nifuzaga ko ngusaba imbabazi avuga ati ninemere byari kumbwira cyanze bikunze naraza kumbabarira ariko ikintu cyanunguye nuko kuntu nyine abantu bazi basakuza ngo happy birthday to you none ngagira ngo ni ku baturanyi mbona Kiroso arasohotse kumbe Kiroso muri mutima ukunda ndugu yangu abantu bakundana buryo uzabitondeye rero uravuze ngo kubera ko washakaga imbabazi ikintu cyose ari gusaba ari kucyemera niyo mpamvu wemeye kunywa inzoga niya gusa nuko muryamana byari ko oya wenda ntawe uzi ko byari kurangira ahubwo ni kwa kundi wenda abantu nkatwe twasenze cyangwa se dusenga Imana igenda idukingira ikibaba kubera iki se tutaryamanye kuki bitabaye ngo turyamane ni ya Mana nyine yo idukingira ikibaba kugira ngo imbaraga zari zawe se cyangwa zari z'Imana imbaraga z'Imana ntabwo byari imbaraga zanjye imbaraga zanjye n'ikintu uzakora pe utazajya n'umuntu uvuga ngo wenda ngo narirase ngo nari oya njyewe hari umupasiteri ajya gutwishyura avuga ngo ijipo n'ipantaro iyo bihuye ahantu biri byanze bikunze muzitonde siriko ziba zigomba kuba byanze bikunze rero n'igihe byari no kuba ariko sibaza impamvu bitabaye ni ya Mana ikomeza indengera bitewe n'amasengesho ndi umunyantege nke pe ariko Imana ijibana nanjye ndabizi so rero muri uko gusohokira so yese yumvamo ijwi byasheriwe niko guhita asohoka yirukanka n'igihumbi ageze hanze nyine ubwo bamutotobetse amakeke ngiye nsohoka nje kureba ibintu bibaye hanze Fanny yanyometse ibikeke mu mutwe yabinsiga mu maso kubera iki Fanny ni inshuti yanjye twarashukanye nyuma turiyunga turusabana imbabazi ndanamusengera tubicuti ikintu cyambabaje yego ikintu cyambabaje nukuntu nari naje kwa Kiroso narayikwafa nari naho mvuye nje kwa Kiroso Fanny yarangiye inama tumaze bitwa ibiganirwa n'abacimwa n'abandi gutwi sama turi kwitwara nabi umukobwa mugenzi wanjye baruhinduka ari kugira inama pe asanga ni kumwe na sheriwe naramubonye amarira hitaje asanga muri cyuma ya Fanny warayiwe kwa Fanny nako ava kwa Fanny aza kundeba mubaze niba ari yabanje kumuga ko ari aje kundeba aje kwa Kiroso je ntago nabimubwira ata kuko numva ko ndi bugende nkamusaba imbabazi bigateberangira nkitahira ariko we najya ngo mwibarize ujya kuza kundeba ko ari waraye kwa Fanny wari wabimubwira nata mwana mvumubwira ntago nari kumubwira ubwo urumva nari kubwira Fanny ngo ngiye ngo kureba Kiroso nubwo nagiye kumuca inyuma pe nta nibyo nigeze nanagamira mutima wanjye n'Imana irabizi ngiye nari ngiye kugira ngo
sabe Kiroso imbabazi ariko numvaga nimbibwira Fani ari bifata ukundi kuntu bitari sawa ndavuga ati reka ngende ku giti cyanjye ngende ndi jyenyine nisaba imbabazi turi kumwe urumva ngiye Fani ubwo avuga ngo wenda ngo twararwanye ntago twarwanye bazarebe neza ikiganiro by the way bazagikurikire neza ntago twarwanye ngiyeho ubwo nabonye Fani ngwitwa n'inkuba nekeje ibyo twararanye nkaza nabimubwiye emotion z'amara zitazimfata ubwo ngo amakeke yagukubise mu ntuza mu misatsi hata yankubise amakeke ariko uzambabarira urebe ikiganiro kuri Kigali 24 ndetse na Dream TV ntago twigeze turwana uzabaze ko nge na Fani twigeze turwana gusa we yagize umujinya we sama koko twararanye niwe uruje no kwagize yes nakugiraga inama nare nkugira inama we yankubise amakeke mu mutwe ngewe nakoze iki niciye hasi ndarambarara ndarira pe kwa Kiroso ariko yasanze uhamaze iki cyangwa ari waharaye aho oya nje nago naharaye man ngewe naraye kwa Fani then bukeye nge naje kwa Kiroso ndetse uwo munsi kuko bwarakeye ndatangira mu rugo kwa Kiroso naje rwose ni mugoro Kiroso aravuze ngo tureke guca amazina guca amazina waruje kunsaba imbabazi ufata umwanzo wo kuza kunsaba niye mpamvu yatumaga yenda waruje kunsaba imbabazi wagira ngo twanye dusubirane wagira ngo tubane bisanzwe wagira ngo bigende bitinye nagira ngo abantu basobanure ariko nyene nabisobanuye ntago nkeneye gusubirana na Kiroso mu rukundo sibyo nta nibyo nifuza pe ariko nanone ntago nifuza kuba naba mfitanye ikibazo na Kiroso kuko nahantu mbandi ari ngiye umuntu ajya kunjomberamo akantu ngo madamu Kiroso sha ngahita numva natekereza byo dufitanye ikibazo kitize kirangira ngahita numva genda karanyisha njye nifuza ko turangizanye ikibazo kugira ngo birange niyo tutaba inshuti wenda ngo tuzonge no kuvugana ariko byo nta kibazo dufitanye ku mutima nicyo kintu nifuza ntabwo nifuza gusubirana nawe kuko Fani inshuti yanjye nta n'ikintu kibi nakifuza ariko cyabatandukanye mu rukundo rwabo bagiyemo so rero ntabwo nabikoze ku buryo ku rwego kugira ngo ngiye mbangamire cyangwa mbangamire umukobwa ngiye numvaga nifuza imbabazi kugira ngo cyose kirangire ubwo rero ngewe ntabwo narwanye bazakurikira niba hari umuntu nakozeho nta nubwo nzongera n'umuntu wambaye mu ishusho ndwana mbabarire n'amafaranga yambarire cyane ntabwo nzongera kurwana byararangiye narihannye kandi nabasezeranyije ko ngiye kwisubiraho kandi bagiye kubona sinzongera kurwana ubu niyo umuntu yanzunguza hano yankubitereza nyine ntabwo nzongera kurwana ubwo rero Fani yaraje yankubita amakeke mu mutwe yankubita amakeke mu maso ndahuma mpita nicara hasi ndigaragura mu byondo numva nyine mbaye nk'umusazi ndanarira pe ariko ntabwo ngiye nigeze ndwana nawe so rero I am so sorry abantu batubonye muri ya shusho ngiye bambabarire kandi rwose ngiye ntabwo nzongera ngewe reka Samantha wenda Samantha ntundebe nabi sibyo kuvugisha ukuri ni byiza Samantha mbona afite ikibazo ati yego yaje kusaba izo mbabazi bigenda gutyo ibyo biraba sibyo ibyo biraba ariko none se ejo bundi twamubonye mu ntuza ari kurwana ca n'umuntu gutyo sibyo ko byarangiye abize oya yewe reka tujye tujye tuganira ibintu byose tugire gute uwanga amasomo abantu ibintu byose tubishyire hanze kugira ngo niba ugiye no gusaba imbabazi ugira hera ngaha ushobora gusaba izo mbabazi wenda tukongera tukabisha tubisanzwe cyangwa tukagira gute ejo basanga hajemo akandi gatotsi si ubushuti bundi cyangwa hajemo iki ahubwo wowe banza wowe ubwawe wumve ko wahindutse urumwe wese n'ukuri pe ngiye guhera uyu munsi wese amwereka umuntu uzongera kumbona ndi kuri kamera ndi kurwana rwose azahite angura mu nshuti ze ntawe nzongera kurwana narahindutse pe kandi bagiye kubibona mu gihe kitari kinini bagiye kubona ko njye nahindutse rero kumva ngo naciye umuntu gutwi njye namusabye imbabazi arazinyima nk'uko uyu namusabye imbabazi akazinyima ariko napfukamye imbere y'Imana n'abafana ndambura ibiganza byanjye byombi nsaba Imana imbabazi n'abafana imbabazi bambabarira Kiroso turaguha imbabazi Kiroso yanyima imbabazi ariko njye niba nsabye imbabazi abafana n'Imana mba mbohotse ku mutima niyo watambabarira Kiro ntabwo nzongera kuza kusaba imbabazi n'ukuri uravuga ngo nakwimye imbabazi wasinze ntaraguha imbabazi musoma nataraguha imbabazi ukiza hari imbabazi ugeze undi ese ko naturira tabanze ugeze hano uje gusura umuntu uje kureba umuntu sibyo urinje umuntu akubwira ati karibu dusangire icyo kunywa murasangiye turumbuka ngo umuntu nje kuguza imbabazi nje nasomyeho mitatsinda kwa Kristo nigeri tuvuga ko agiye zikumye kandi ngo utarazisabye atarigeze azisa wigeze uzisaba kuva uretse oya nta kindi cyandi ngenza none se aho nazimusabiye ko najana kuri yawe TV pfukamangariye ngazimaye none se nyese bwora zimaye byari byakera ibyeje bundi uje hari imbabazi yigeze usaba
Ese rero kuzigusaba gute waramaze kunsindisha mani wamaye inzoga uzi ko ntasanzwe nzinywa wowe wumvaga nimara kuzinywa bigende bite we kuzimenyereye uzi iyo wabaye ikigusha cyajya bw'Imana ikurura uretse kuba ko hari umusinzi se kuba ahubwo uyu nguyu oya arazimenyereye yakira asanzwe anywa inzoga nacyagiye bwa mbere nyenya kumupropose urukundo yari ari kumwe na Fanny oya wivanga ujya wihisha mu muntu kuko arabigaragaje ariko umva rati bwa mbere Kiroso njyewe mumenya umva nyine yewe inzoga ndafite cyose ni indyarya nagagira ukuri cyose ni indyarya biraza yumviramo baratukanye kiro nago nukanye ntago ngira ukuri neza niba umva uri indyarya nose ari kuvuga ngo bikingira by'amayoga ngo nagabimenyereye ngiye Kiroso mumenya Kiroso mumenya njye namumenye ari kumwe na Fanny mu kabari ngo yagiye ngo kumuterera ivi Fanny amumenaho inzoga bose bari kumeza bari kumwe bari kumwe inzoga Kiroso yarekera mu inzoga azi ibibi by'inzoga nigiza byanjye n'ubwa mbere nari nzinyweyeho numvaga ko ndi bumwe yanikiremo inaji kuko ngabika ko nawe numva bidasharira cyane numva ko ndi bumwe numva ko nta kibazo ariko namaze kuzinywa kuri kw'Imana nahise mba nk'inzanga handi nje n'abanyamakuru baje bakajya banantunga amamikoro kuri pe nyuma maze gutuza mwavuze ibintu byabaye n'ibiki nebyo kigaye bose uyu ni njyewe cyane undi muntu bari bahamagaye ese Kiroso nk'umuntu ugira ukuri koko wamugane Samantha n'ubwa mbere aranywa inzoga Samantha reka rero kubeshya ntabwo ari byiza ni gute wanywa inzoga bwa mbere sibyo ni gute wanywa inzoga bwa mbere ukanywa ukagenda usomaho wakumva imigendo guhindura uyigabanya cyangwa urekeraho abo bavuga ngo uyinywa wihishe cyangwa uyinywera musi uri muri babandi bayinywera bayibika munsi y'igitanda uratamubwiza ukuri bashyira munsi y'igitanda ntabwo bamwe bayinywa biyorobetse numva n'ubwa mbere twari tuyisangiye ariko uri muri babandi bayinywa bayise munsi y'igitanda urakoze cyane umva arakoze cyane arakoze cyane kuba byivugiye yuko ari ubwa mbere ambonye nsoma ku nzoga icyo cyonyine kirahagije sindasangira nawe inzoga nta nubwo arangurira iki kiganiro ntabwo ari injiji oya baretse mbanze mvuga ariko ntabwo ari injiji nareke guca mu ijambo mbanze mvuge umuntu wica mu ijambo iyo anyweye ku kintu bwa mbere akumva kirasharira cyagire kutarekeraho ariko Samantha arakomeje aranywa umva Kiroso ageraho gusinda hataburetse mani Kiroso arimo arashaka kwiyererutsa kugira abantu bamukunda kandi ngiye kuri nacuro nyine kubwiza abantu ukuri niyo twaba twararyama mu kiro ngiye naza hano nkabivuga nkasaba n'imbabazi Imana n'abafana ntabwo ngiye nagushira ese bamugana abantu bajya muri comment kabatse abantu barasomanye gusa bari banasinze mwaba batangiye gusoma nakifana hita ateramo mani wenda n'ibindi byari kuba simbi hakanye ko byari kuba ariko Fanny yahise ateramo kuko nanasohotse mvuga ati sheri we nibande badukuye muri mudu nibyo jambo nasohotse mvuga nicyo nibande baraturaburije niko nasohotse ngiye mvuga bivuze ko n'ibintu byari cye ntago mbihakanye simvugisha ukuri simbihakana ariko Kiroso aza kuza kuvuga ngo subwa mbere nari nkwe inzoga ngiyo numva zishana nari kuzireka ariko ngiye yafashe inaji nyinshi kwa iziki inzoga nazimenyereye avangamo kandi inaji buribamo side fate side ya inaji bivange nyako nyaji uzihuze side ebyiri uramukumva biraryohereye ubwirwa n'iki ko arimo side n'ibitazina njye nabi data ngiye nyuma nasomye kuri ka gacupa ka inaji ngiye baranabimbiye barabashije ngo abantu babonye ikiganiro barabaza sema nihe nzoga wari wanyweye ko twabonye ibintu wakoze gusa mbabwira ngo ni inaji ndababwira ati ni inzoga ni inaji ngo shaka agacupa ka inaji urebe fata inaji ndayisoma ngatumva inaji wamo side then nako nyaje mo side iyo ubivanze umwe side ebyiri niyo wakumva biryohereje birakwica nasomye inshuro zitarenze enye natangiye kureba ibirori n'ikiganiro nakoze umuntu wakibonye yabonye nanjye ntabwo nari ndiwe nanangwaga abanyamakuru bakamfata urumva ariko cyose yarazibanga ari mbona yavuga ati nimara kumusindisha ndamurya kuko Kiroso n'undi abakobwa bose amaze gutereta kuri social media ngiye cyose amaze kubona ko nta rukundo agira n'indyarya arabarya nyine nawe urazanga bivuge ko ntabaza kwikura ariko hano umukobwa yaraje buretse umukobwa witwa Divine Musanze yaje avuga ati Kiroso umugabo wanjye ati yovuye mu kazi yitiri wanjye ati bara basamata bafana tibara ninda yaze aragenda akabakura amafaranga oya ajyayo yaravuze ngo uyu mugabo wanjye yaje ngini bese ujya ku ruhande ngo bano bakobwa rero ngo udufaranga bagenda ngo namu diaspora ngo jojo ngo yariye ngo amafaranga yamuriye ngo yaramuzaniye ngo njye mugore mukuru ngo mwese muramuruhira none se kuki Kiroso ava mu kazi agahitiranye ngo ahitira iwanjye ngo n'umugabo wanjye urumva bararyamana ngo Kiroso bose bamuvugwaho baba bararyamana
benshi nyine benshi bararya ariko ngewe kubera nge nibyabaye ni nayo mpamvu ubona amabifu yanjye nawe yakomeje gukurura ibyo nabwo binakureba nimba n'isugi kuko cyakure beef n'ukwamwe ikintu cyamuriye beef nuko nyina wenda abandi baramuhaga bigeta byo ahubwo vuga ko narakwima vuga naragusabye ngisha ukuri none se wanywesheje inzoga ko wari uzimenyere nge sinari inzirata ko nimara kuzinywa usanze wanyu cyangwa usanze wajya duhuye mukaba nyine waravuze ati namufatishe ngiye kuzimuhata namara gusinda rama ariko Imana yo kabya ariko Imana ntabwo ikiwe nati Imana irankunda yarebye iravuga ati numara gusinda fani natazi karaba ariko nawe ndari wama ariko cyo ko Imana imbabare ko nanywe inzoga ntabwo nzana zite n'ubundi se nsanzwe nzibukora ubwo muri make ahubwo ikibazo kirimo hagati nkuko bikomojeho beef ikintu cyateye no kwemye kiroso ikiro nakwimye niba nanaguhaye haguruka kandi uvuga niyo kintu cyana guteye umujinya itonde muzi kwiyereza bivugira unywesha inzoga wari ugamije iki kwari uziko nazinywa nakunywesheje inzoga ngusanze wanyu cyangwa wasanze wanyu kuba nayo ngusanze iwawe ntago ari ikibazo kuko naje twabivuganye ko nabwo amagara bazo uri hehe ndi mu rugo nje kukureba urabyemera kuko iki se wabyemeye wumvaga se ndi mushiki wawe wumvaga n'iki cyawe kujya mu rugo wari mushiki wanyu none se kuki wabyemeye ni wawe kuki wabyemeye bibaza ndakomanze umaye karibu uranayanyakiriye deni urafunze uranyakiriye kuki se wanyakiriye niba utanjye Samantha wetonze kiroso wenda Samantha avuga ngo vuye wabaje gusaba imbabazi buretse ahageze nicyo cyane mugenzi buretse iyo ugiye kureba umutware wasanze iwanjye kubera ko wari unkeneye niyo mbikora niwe wari unyiza wari kumufashe ku ngufu niwe wari kuba ahubwo ubu uri mu gahinda kuko ntabikoze nyine uri mu gahinda kuko ntabikoze uri kuvuga ati urumva ngiye bikora urumva nyine afite agenda kuko ntabikoze ariko nyine niyamana inkunda nge sinahakanye ko wenda byari kuba mubiri n'umubiri ipantaro n'ijipo byahuye nakwe ngo siko yaba ariko kubera yuko Imana inkunda buri gihe iteka n'iteka igindindi bisitaza no mu diaspora turi mu kabari dukundana turi mu rukundo rwenyewe yajambwe ati ndumva umubiri ukundya ngo mfasha umudiaspora kumbe afite misiyo y'uyu nguyu yaramubwiye ati mbabarira urongore Samantha ati numara kumujogoroza ati tushaka cyose nzakiguha uzaba unkoreye umuti nifuza umutipe naramwimye kuva uwo munsi ntongeye kunyitaba na n'isaha narongera kunyitaba twese dushwanye kubera iki uyu ibaza uko umuntu akubwira uyu yatinyutse kuri mu diaspora ngo uzandongore Samantha numara kumwemeza ngo uzaze nk'icyo ushaka none umutipe abonye mwimye uyu ngo aravuga yatumva ntayo nkiguhaye ubu mutipe mu mistare nzingaye uzamona kuri social media ari gutanga ikiganiro cy'uko yamuhaye imisiyo nta nubwo yamuhaye imisiyo y'umutipe yaramunaniye kuko naramwimye aravuga ati umukobwa wambaye n'ikigugu uyu urafite agahinda yes ninde wari ufite amafaranga kurya ari kuha misiyo ariko barayimuhaye ndatumva ngo uhaye iminsi mike njyewe mu diaspora nzamuzana hano azaza kubwira ukuri ko Kiroso yamuhaye misiyo ariko ntamwishyure atamwishyuye nibwo Kiroso yavuye mu Kiroso rero ntago kukurya byamura ariko njye Imana irankunda kuki so mu diaspora tansambanyije kandi ari kuri misiyo yari no guhembwa wowe urabona ari we wanshobora imbaraga z'Imana isumba byose nkorera zisumba izawe Kiroso niba ari n'imiti wisize umva uyu mutipe afite imiti ariko mu izina rya imiti ufitanyitesheje agaciro nta nanu yakawikoraho imiti yawe muri ghetto se yakoze iki sinaryamanye nubwo twasomanye ariko I'm sorry nasabye Imana imbabazi wowe Imana nkorera isumba ibigirwamana n'abadayimoni ukorera n'abapfumu arayifite kuko uzareba abakobwa bamaze kumuzenguruka yabaye inyanya ya YouTube yabaye inzererezi yo kuri social media ariko Imana nkorera Samantha nagina na rimwe izatuma ngiye bana nawe Imana iri hejuru ibigirwamana hejuru azanya bindi na za Dagoni n'ibishushanyo byose ntabwo bizabaho iyererutswe neza ugenda usoza ikiga ariko wowe ntago amadayimoni cyangwa se iyo miti wisize ntago gizamfata nta kibazo ndamufite nta kibazo ndamufite sibyo pati nta kibazo buri wese natumva ntawivuga amabi ameza ahari agomba kwisobanura ubushize twakoze ikiganiro kuri Kigali 250 bose kuno yarambwiye ngo Samantha ngo mubona ngo afite akaburungo kafungutse mu mutwe ndamwihorera ariko kwavuga nta kibazo kuba nararyamanye nawe nishe gituma avuga ko mfite burungo kuko abandi baramurya abandi baramuha abandi arabasaba agahita amuhereza abonye yamarinde duhetse gukorana ikiganiro yasivuga umugabo wanjye ngo umusebyango kandi ampa byose ngibiki abandi arabasaba bakamuha ariko njyewe naramwimye
niyo mpamvu uraza uravuga ko mfite burafungutse antumaho n'undi muntu ariko imigambi ya satani na rimwe izaganza umugambi w'Imana nta kizabuza gusohora ntabwo bizakura kuri nje uzayebera hamwe nta nuko nzongera kwicana na Kiroso mu kiganiro kuko niba imbabazi yazisabye Imana izazima n'abafana bamaze kuzima Kiroso nashaka azazima sinjya kwicana nawe ntabwo imbabazi zasabwe ahubwo niyo mpamvu twabahuje ntabwo zasabwe ariko se umuntu ibyo navuga cya kibazo cyamuzanye arakibagiwe ahita afatira ku byo yaraje kuki se wamaye inzoga nuko wari uzi ko zifite ibyo zibunyibageze nazi gutamiza ariko kuba narazi kuzinywa nazi ahubwo wowe ufite ikibazo cy'uko fani yakuraburije akaza ingingo itaragirwa ariko ni yamana inkunda byo nyine nahoza mvuga yuko ntutafane ku buryo najya kuguhigira ku buryo none se ko namuruta ko ninjiye mu nzu ziko dufitanye bifu kutansohoye cyangwa wange ko ninjira uranyicaje umpaye karibu uremeye ko dusomana ibaze kwemera gusomana n'umuntu umuntu wagutamwiyumvamo ufite umukunzi n'abantu babizi none uzi ko ndi ex wawe ugatinya kukansoma so mugani Kiroso we ariko abantu bajye abantu uri kubwira ninjije twemereye Samantha ko yinjira iwawe ugasomana none se ko yaraje wanjye naye musanze we none se ko yampamagaye wese ko wampaye karibu wakanyihamagariye ndashaka kuza kukureba warampamagaye inshuro zingahe jewe data kubera iki we yanyemereye konza nanahagera please yampamagaye inshuro zirenga 5 datumva nambwe uri muri wanze nkureba ati ndahari ndahageze dufitanye bifu urakinguye karibu ndicaye uranzimaniye urangije tisheri dusomane turasomanye wangiza gute nawe urabishakaga nyine hako mujye muvugisha ukuri Imana abantu baba bari kwira comment ninjije kuryo batazi ubwenge umaye karibu dufitanye bifu uranyakiriye umaye ibyo kunywa ariko wabimaye kugira ngo yice mu mutwe ugire ku cyo warugeze ariko nago byakunda Samantha afite ingingo idenyera mfite Imana yamenye mbere yuko umenya nta nari mwizanya bingizaho zizagora ayaya arashaka ko mubwiriza apfuka Imana ubwo musengere we ngo usengere Imana ibyo bintu byawe ibinkukiremo aho madayimoni ufite kwirirwa urongora abakobwa social media yose barayizengurutse njemba kuzimiriza hano ngo usengere muri iki kiganiro ahubwo mva ikiganiro kirahindutse napfukame hano musengere Imana pfukama hano ngusengere wowe ufite imiti ariko iyo miti mu bakobwa bose yafashe ukabarongo uruhere kuri awe Musanze ngiye Samantha nago ndimo nta nubwo izanamfata ngewe umwana w'Imana ngiye ndashinga niyo ntasenga niyo namara umwaka ntasenga abantu bansengera bonyine bandi nyuma bansengera bankunda basengera amasengesho yabo yanshinganisha Kiroso nta kintu yankora turi kumwe nta kintu cyose yankoraho yavuga ko ari umukire cyane bakaza nta kibazo kuko ari kubyumva yatumva abashaka ko abakobwa bose tese baryamana kuko abakobwa amaze Kiroso bayinyanya YouTube amaze kurongora abakobwa barenga 100 kuri YouTube rero kuko ko ntarabyemera horo imbuko n'umukire wa shitani kuko ko ntamuha byo yifuza sarabyemera ko umwana w'Imana isumba byose nta ubushize mwana umukozi nawe ngiye nta nubwo ndi umukozi w'Imana umukire wa shitani aho ndi umwana w'Imana navuze ngo uyu mukozi akoze nabi ariruka nta nubwo munsi yaruraramo bamuhagijemo agata ariko umwana wibyariye by the way mubyeyi ukurikiye ikiganiro umwana wibyariye ntabwo yakosa ngo umwirukane kubita ikinyafu cyangwa se umukosoza umunwa agumye umwana mu rugo ndi umwana w'Imana ahubwo uyu nguyu ashaka kuba ari umukozi w'Imana Imana hari abantu yageze ahirasezerera muri nuze avamo Kiroso nari narayobye kuko umunsi wa mbere natura ko Kiroso mukunda numvaga ntazi uburyo bindi ariko nyuma gato mu kiganiro cya gatatu nakoze heyo wose ninjye wari none se ninjye waravuze ko Kiroso mukunda cyane itonde ndavuga ko kwangana urukundo ni wari warayobye na magingo y'ikinyiruka narasenze icyo gihe nimba wari warayobye nasenze isengesho Kiroso nyuma yuko ambwiye ngo azabitekereza nasenze isengesho nsanga narayobye ariko Imana yo kabyara ingarukiriza igihe navuga ati mwana wanjye agenda gake inyanya YouTube ahantu hose uzajya ukandikamo Kiroso uzabona abakobwa ngo Kiroso ngasomanye n'umukobwa ngo Kiroso ngo basegeye yabaye umva inzerezi ya YouTube Eskoro uskaro konko ameze kucyo utajyanye na Fani nabimenye nyuma neza ko tabwiye Fani kwaje kundira utabwiye Fani uteka Fani yewe rata umva ikibazo cya Kiroso nese ubushize ko najyanye na Emi Kiroso yaradukomaguye yadukubise byanyabye tuhava numva niko baramaguru yadukubise Kiroso nagakunda Kiroso nyine nabonye akunda ubuzima buri privé cyangwa se bukoze ikimanza kimumenyesha ntago ne kubwira guzanye na Fani ngo byemere nyiravuga ati kwa ko yanze ko njyana n'undi muntu kubushiza najyanye naye marabyanga reka nonge n'indi nyine sino nabikoreye Emi n'umunyamakuru Fani nisheri wanje ubwo yaje basubura cyangwa urumva nta umva kubwire Fani cyangwa Fani inshuti yanjye mbabarebe namusabye imbabazi ariko mbabarire yari gufasha gusabira imbabazi Kiroso sewe nambaza umusaba Kiroso namusabye imbabazi arazinyima
ahubwo muri kano kanya ejo yazamwe n'inshuro kuri nshuro yari kuzanye baruzamwe n'iki wumva imbazo kumusaba imbabazi nanone yego ariko se ngo kumusaba imbabazi bwa mbere na nyuma none se byarangiye gute niba waje kusaba imbabazi byararangiye ariko wowe wambwiye ko nta mbabazi uzampa siko wambwiye none se bwa kabiri wari ugarutse nanjye ngupfukamire njyewe nararahiye sinzongera gupfukamira umwana w'umuntu uretse yera yonyine mu ijuru bahagurutse ubu ntazo wansaba nta kibazo uratasubireba sinzongera Samantha gupfukamira umwana w'umuntu hari abacimira n'abantu ndetse bari hanze bakomeje kungira barambwira ati wirirwa inyuma ya Kiroso amarira yagushizemo buri munsi Kiroso mbabarira twaguhaye imbabazi nk'abafana n'Imana yamaze kukubohora Kiroso mureke ni usigaranye igikomere ku mutima ariko wowe warabohotse ntago nzongera guhera uyu munsi ntago nzongera gupfukamira cyo ngo musaba njye ngusaba imbabazi nakubohotse sinzongera kurwana nawe sinzongera kumubwira nabi ariko ukuri nzarinda njya mumva bankingure Samantha nziza ukuri ntago nzongera kugupfukamira ko nuri Imana yanjye igihe nagupfukamiye ngusaba imbabazi mbona ko biri ngombwa ntago bihaye agaciro iki gihe rero kiri muri cyo gusenga Imana ikatubohora tukaba abantu bazima ariko byo kuvuga ngo kongera kwirwana nawe kuri social media dusereranje nawe nubu niyo cyose yaguruka ngagiye kunshyira mu rushyi nahindukiza n'undi musaya agakubita undwara nawe ntago nakongera bana wese ndi umusazi nta kibazo ubu ndwaye nawe nandi umusazi nkawe ubundi kiganiro ko kirangiye ubundi wansezeye njye nawe nshaka kuvuga nabi ahubwo abantu basigaye bambwira nabi njye nkabivunjamo umunezero kubera Imana ubu ntago nyirakara naneze ko yakumbwiye nabi kirosha ndishimye maze akomana ntago nzongera kuranga njyewe batuje ubu ngubu ubu nyine njyewe ubu abantu bazaye banuka nseke nta kibazo pe mani kubare nawe rata ibisazi by'Inyarwanda ntabwo bisara gutya nta mbaraga bafite zingana gutya maze iminsi ndi gufashwa urumva n'ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo kizabuza ibisitaza kuza ngo ari kubizana azabona ishyano so rero Kiroso nakomeza bizane azajya bizana nseke ariko niwe uzabona ishyano njye ndi mu munezero w'Imana ntunankure muri mudu nshaka gukizwa nka Samantha wa kera couple ya Kiroso bati wari yivangiye noneho yigiriye nama ntago njye nigeze nyivanya ahubwo nifuze kubatandukanya fani n'inshuti yanjye wenda Kiroso natwe dufitanyemo bifu gakeya ariko Kiroso nawe ndizera ko birangiriye hano nta bifu wenda urubara gukora konso sibyo mvuze nta kintu mubesheyemo birangiriye hanga Kiroso mvuze byabaye birangiriye ha kubera ko byagenze mvuze ibyabaye kandi nta hantu mubesheye nawe urabeshera umuntu ahari itonde mvugishije ukuri itonde birangiriye hanga kubera ko byagenze birangiriye hanga kubera yuko nasabye imbabazi abafana n'Imana we nibitambabarira narabuhotse ku mutima niyo mpamvu numva kuri kano kanya arababarira umuntu hari imbabazi izo waje zo kuzisaba urashaka ko nongera kusaba imbabazi mbere none asinda mbere gusaba imbabazi byari muzanye Kiroso urashaka imbabazi ntabwo bindeba ntabwo niwozi ari n'ubwa mbere wawe inzoka Imana Kiroso nawe arajya kunoza igotomeraga naho ngusosi y'inama oya nyine nakubwiye ngo isosi inama umuntu wigotomera anywa yihutisha kugira ngo nawivuga mabi ntabwo yakivuga nawe nasumva byakunda agomba kuba ko nazigotomera ariko urumva unywa inzoga bwa mbere urumva wazigotomera inzoga sa n'umuntu uyinywa uyigotomera n'ubusanzwe uyimenyereye noneho urasinze amazi ariko niwe wanga uzinywesheje kubera ko ahubwo uvuga ati wenda ibyo nifuzaga sinabigezeho Imana imbabare urakabaye usaba imbabazi umuntu uri kuvuga Kiroso ubwo niwe wakabaye gusaba imbabazi wakabaye nsaba imbabazi ukavuga ati Samana kunywesheje inzoga nifuza ibi ngibi ariko mbona bitagezweho basi mbabarira ariko Kiroso bwa mbere abantu Kiroso abantu baramukundaga mbere babona umwana witonda ariko kuri no tape ubuse Kirora cyitaza ngo yitonda nanjye mbere nabonaga yitonda mbona umushana namukunda ndetse mbona umwana mwiza uzi bwa mbere nsaba Kiroso uzi ukuntu mbaza Kiroso mvuga ngo umunyamakuru amuze na Kiroso namuririmbira urabamagaye ariko reka mbisukuri shakiro wasabye imbabazi Samantha oya umva badiri kirazira gucengeza mu gasemba ashobora kuzisaba kuko ubimusabye kugira ngo yeretswe imbere y'abafana ariko bitamuvuye ku mutima na kintu byatanga nesha twahura akamubitira mu muhanda kandi yarasabye imbabazi kugira ngo yeretswe ariko ngiye abafana mu mbabarire much respect kandi ndabakunda mugiye kubona impinduka kuri Samantha muri ko nabaye umuntu mushyashya ariko ngiye icyo nifuzaga gusa nuko naje nabizi ko ndi buwe nawe ariko aho mbimenyeye wabonye ubundi gihe najyaga ngira amahane menshi ariko Imana yacishije bugufi mu minsi natuje ubu nakabaye nicanye nawe cyangwa se tugatanga ayo mahane ubundi ubona ariko natuje nemeye guhura na Kiroso uzi n'ikibazo dufitanye n'uburyo y'ibintu yakoze ejo bundi ibi ni ukubera ikintu Kiroso Kiroso avuga ati n'iby'iminsi tubigiyemo ni wabasha niyo mpamvu waciye bugufi niba ntabasha
nanjye ndiyaminiya njye niyo yarata sureba Yesu kuvanga ibiki ntago nifuza kurwana ariko ngiyewe niyo mwaba muri abatipe bane bangana n'ikiroso ku mbaraga ngiyewe ngira n'akazi nkora narababwiye ngo bazabanze bamenye akazi nkora oya si kukubeshya bazajya kuri nyine ntago nje gutangaza akazi nkora kuri social media ariko bazabanze baperereze bamenye Samantha gukora akahe kazi niba bamenye akazi nkora abasore bangana ngaki bazarebe kuri Direct TV cyangwa kuri Nyaruka TV nafashe Emi wo kuri yawe TV wo kuri Nyaruka TV mfata wo kuri Dream TV mfata n'uwitwa Karabo k'Imana ngo yaje kudukiza mfata n'uwitwa Coco de Jam bane bose nta numwe wanyikuye urabona Kiroso waravuze ngo Kiroso mu minsi ntago namubashe mwabana oya ntabwo mbese mubeshi oya ndatabashe aba bane baba Kiroso bane naza no kuko aba ba Kiroso bane je bose nateranyije bashizeho na kamera bane bangana na Kiroso bane ntago bamba mu nzara ariko nshimiye Imana y'amahoro Imana yera isumba byose Imana ivuga yarangize igasohoza iyo yavuze ngo ngucishije make nkaba ndi mu mutuzo mubwira nubona ndamera ba Kiroso bone wajugunye Kiroso impamvu yatinye kunkorera nuko yabonye nuje n'ahantu yahera abatse nakubita umuntu atankubita uko bitase dupfa ikijyangori hapa je umusara wo kuzaya birirwa ndakaranye nawe ngo ngiye kurwana nawe izo mbaraga bati ba Kiroso bone nazo yanze koresha akazi kanje nshaka umugato muri za turengera ibyo kujya kurwana uragira ngo nkuririmbire umva karaga koraza buri munsi muraba icyo nkundira Imana ni duha Rwanda icyo nkundira Imana ni seriye Imana yaciye ibitarandinze kuma rubanda n'amateka nakoze mu minsi yashize nakabaye nambaye pingu ndi mu maboko yari ariko Imana yacu niba yaravuze ngo mwana wanjye ndagukunda hinduka ngomba guhinduka mbese nkomeze mbu wisi bizaherera hese narahindutse abafana banjye barahari kandi bakomeje kongera inama nazo zitumye mbasha no gukomera ndanabashimira pe n'inshuti ya Fanny sumugiriye he nama we na Kiroso ikintu mbifuriza nuko bakomeza gukundana urukundo rwa Imana irushyigikire Fanny yarambwiye rwose yarambwiye ati wowe Samantha ugomba no kuzanyambarira ayo mahirwe nanjye sinayiteje ni ukuri pe yarabivuze mwita Samantha ugomba kuzanyambarira pe abantu bone ko nta kibazo batazagira ngo gera dusenye beef so rero Kiroso ntiyumve ko naje gushwanisha we nashiriwe cyase ngo nivange hagati y'urukundo rwabo Kiroso I am sorry kubyabaye byose umbabarire nubwo wamunaniye wowe nta kibazo ariko musabye imbabazi ngiye buriya nkunda guhora numva ko nta muntu usenya ikibazo Kiroso umbabarire nafana aho uri hose nubwo nagusenya imbabazi nanjye mbisubiremo umbabarire nyine umuntu mushya kandi mbasezeranyije yuko ngiye guhinduka nkaba Samantha wa kera musanzwe muzi Kiro muturagana ku musozo wowe Samantha imbabazi asabye zivuye ku mutima uko bibonye ndamubabare n'Imana imubabare Samantha nawe rega ntabwo ari we ndamubabare n'Imana imubabare rega no kundi reka mubwira magingo ya no mu gihe cyose yishize ubwanjye gihe numvaga nawe wowe nta kibazo twari dufite nuko wenda yaje avuga ngo umwemere ko umubabare bimubwira ariko ku mutima wanjye nta kibazo dufite kubera ko nta kibazo nageraga rero numvaga nta mpamvu yo gukomeza ibintu rega buriya reka mbwira ushobora kwanga kubabara nta muntu udakoze n'intumwa ngo bwicumuye karindwi iyo umuntu yemera icyaha gisaba imbabazi ariko isubiracyaha niyo kandi nanone twese turi mu isi njyewe nakubabariye Imana yakubabariye sibyo twese turi abanyabyaha Samantha rero uzagenda ukora ibyawe ushaka byose ni wowe wiyizi umuntu umenya ibyo ku giti cyiwe nyine niba warahindutse ubwo ni amahirwe niba utarahindutse cyangwa wishema ari ukwiyerutsa simbizi ubwo ni uko nyine njye nta kibazo mfitanye nawe njye narahindutse byanyabyo pe na physical appearance mu minsi iri imbere banagiye kubona ko niki Samantha bazi twese bagiye kubona ko njye nahindutse pe ariko nta kintu cyacumishije njye naje numva yuko ari nute kibazo kubona mpura n'umuntu ubundi uhinduka kangahe oya genda bari genda ubona nishimye kame mu patri genda ndishimye kangubwiza ukuri hoya kangubwiza ukuri genda ndishimye ati kubera iki njyewe naje numva ntameze neza mu mutima
kako naje natwe ngiye guhura na Kiroso ariko amprise mageze nsanga Kiroso nawe siko Kiroso ari hano bimeze bite ngiye nifuza kubahuza ngo murangize beef njye numvisha ibintu bitari bworohe bitewe n'ukuntu natashe mbabaye mvuga ati ibintu nakoze ibiki numvaga mbabaye numvaga n'ikiganiro tutari bugikore ariko nta kintu cyishimishije nko kubona ikiganiro kirangiye neza Kiroso mbabariye ubu ndabohotse umva ku mutima no kumubiri mba ndabohotse maye n'Imana icyubahiro kandi na Kiroso ndakira ndishimye kubona nicanye na Kiroso turangizanyije ikibazo tugiye kuba inshuti bisanzwe akuze Imana ikufitanye n'umuntu beef ku buryo udashobora no kugira nk'ikirori runaka ngo ube wamutumira abafana bari kuvuga turakoze gutanga imbabazi urumva ubu ngubu ubu Kiroso ubu najyaga ngira ikirori nkabatse Kiroso sinamutumira naza bahita babonayo nta nubwo yazana ko kameme ariko ubu ngubu sinatinya kumutumira deni nawe ntiyatinya kuntumira no mu bukwe bwabo nzaba mari nanjye ninkoresha ubukwe mbere yabo bazaba bahari urumva ni by'igiciro ndishimye ku mutima mbese Imana ibyumva ko nishimye kandi Kiroso urakoze cyane kumpaye imbabazi mbese pati tujye ngomba kuzaba ndi kumwe na Kiroso na sheri we twishimanye turi ahantu tunezerewe kuri pe kandi ndishimye nyine bidasubirwaho abantu bumve ko nishimye yego fresh sana tuganye ku musozo rero sinzi niba hari ikindi cyose ufite wavuga Samantha we arasa nabisoje hanyuma tugasoza njyewe icyo nakongeraho ni ukuvuga ngo kubwira na Samantha niba ko kuhindutse atari bya bindi byo kwiyeruza uhindutse ku mutima cyangwa wowe warafashe umwanzuro ku bwawe bwo guhinduka ukumva uhindutse ari wowe bikujemo cyiza cyane ariko nimba ari ukwiyerutsa twaba turi byaba biri gupfa ubusa ejo tuzajya kubona uri kurwana uri kugira gutera tukuraho abantu intoki noneho ngo twavuyeho ugasanga uri kurumana none intoki byaba atari byiza cyane hinduka inama ni hinduka uhindutse ube nyine Samantha ugomba kugira gute ugomba kuba umuntu ugomba kuza mu isura nshya ukaba Samantha uvuga ati nanjye nkeneye kuzubaka umuryango nzagira umuryango mbe ntangarugero wawe umwana wawe nabona waciye abantu gutwi waciye abantu intoki wagize gute ntabwo azaba uri kumuha urugero rwiza cyangwa isura ntabwo azaba uri kwerekana isura nziza rero shangiye nahindutse mpindutse kandi ntabwo naza gufata umwanya wo kuvuga ngo nahindutse kandi n'ubundi abantu baba bazabibona ntabwo naba ndi hano ndi muri kino kiganiro mvuga ngo nahindutse ngo ejo babone ndi kurwana ejo babone ndi gutongana ngira ntuya ngiye guhindukana nabibagaragarize ndetse banabibona kandi abafana banjye bakomeze bangira inama ni ukuri pe inama z'abafana zagiye zimfata baranambwira ati Imana ikuzirike kigufi kihene bayiziritse kirekire iragica ikona cyangwa ikagenda ikukomeza ikajya naho batayituma ariko ihene bayiziritse kigufi ntago irenga hiri baramwetse Imana ikuzirike kigufi utazongera guteshwa ugakora ikosa abafana rero baranabigiciro ndabakunda cyane kandi inama zabo ziranyubaka ndetse nshimira n'abantu bagiye kunsabira Kiroso no kubona Kiroso yemeye kuvuga ngo ndakubabariye mboho hari abantu baciye kuri Kiroso baramubwira ati watubariye ugatanga imbabazi Samantha akabohoka akareka wenda ko afite na toroma yuko wanze kumuha imbabazi akaba aricyo kimutera biriya byose oya ahubwo tukiraho ngaho nshimira na Neri mama Kevin abantu bagiye bangira inama bagati dekara na Samantha mu bintu niba adahindutse agomba gusaba imbabazi zimwe n'abandi benshi bagenda bangira inama bari hanze ndabashimira cyane kandi nanabasuhuza babwira yuko Samantha hinduka nta zindi bifu zindi ushaka kuzajya guhuriramo nawe nta zindi kesi zindi ushaka kuzahuriramo nawe uhinduka uhindutse icyo nicyo navuga fresh Samantha imbabazi urazihawe unabohotse ku mutima nicyo kintu uri bukorere Kiroso nk'uko cyuko wishimiye imbabazi hanyuma dusoza jewe duva naguruka ngo muhobera kugira ngo abantu babone yuko beef yose yarangiye nta n'ikibazo dufitanye buri hobeye umuntu ataguha imbabazi cyangwa mufite ikibazo ntabwo yaguhobera ariko muhoberanye ni ikimenyetso n'uburyo agusuhuje tubona yuko nyine ibibazo byose byarangiye Kiroso ubwo rero mbara duhoberane n'abafana bacu bongere badukunde babone ko nta kibazo na kimwe dufitanye iki kintu numva cyanshimisha nyine ku mutima nkumva yuko nanjye mbohotse nkagira nanishimye nabyo berekana ko nta kibazo dufitanye atanyuzamo n'akabizu berekana ko oya akabizu byo waba ugiye kurengera byabubizu ntabwo ari ngombwa iki nyine no kumuhobera nyine gusa nyine twishime nk'abantu bahanye imbabazi nk'abantu bigeze kumenyanaho nyuma y'ibyabaye byose umwe akajyana agatukundi undi akazana agatukundi tugahura tukarwana
nyuma y'ibyo byose byabaye tubaye nicyo siporo imbere tugiye kuba inshuti bisanzwe cyose haguruka unsuhuze irangire rwose pe kandi ndumva nishimye mu mutima wanjye ni ukuri umva njye nahindutse ni ukuri kandi ndishimye ni ukuri pe Imana iguhe umugisha kandi ndabakiriye cyane kandi tuwusangire. Okay, ikiganiro cyacu n'ahangaha tugisoreje ndizera ko abakunzi b'aba basore baba ba Kiroso aba Samantha nizere ko munogewe n'umubano wabo usa nawo wongeye ku warimo agatutse ariko nguka busa nawo ukemutse reka tubashimire ko nabo bemeye kubana natwe tukaganira nitwa Patrick ndabashimiye reka dusubire mu biganiro byacu bitamoro y'Imana bane namwe wenda ariko dusa n'undi n'abarimo bagana ku musozo hari abantu baba bakunda babonye ukuntu mwiyunze kwenda bakaba bakwifuza contact zanyu kugira ngo n'undi bakomeze babagire inama mu buzima busanzwe sinzi niba Kiroso waba abantu contact zawe wenda n'izindi social media bakoresha kugira ngo umuntu wifuza ko yakomeza kugira inama no mu buzima busanzwe ajya kugisha na Samantha birango. Yes, n'ubundi abantu batugira inama nuko tuba twatanga nimero zacu nimero yanjye ni 0789 622 15 noneho kuri Instagram nkoresha Kiroso Filime, kuri Facebook nkoresha Wayes Pascal cyangwa Pascal Wayes. Samantha we murakoze cyane nanjye kuri nimero nyine ya WhatsApp cyangwa se ya call cyangwa ukamamagara kuri 088 252 hanyuma kuri Facebook wanyandikira nkoresha Kariza Sabine Oruga iyo yanditse gutyo uhita umbona hanyuma wanyandikira inama zabo ndetse n'ibitekerezo byabo inyunganizi n'iby'igiciro kandi biratwubaka nabyo bitumye turabashimira cyane ariko hariho nk'umuntu ureba nk'ikiganiro igice nabe yakisoza bitewe na n'uburyo kiba ari kirekire cyangwa n'iki ariko akabonaho gake kandi akaba yifuza kuvugisha umuntu izo nimero mwazazipurayininga ku kiganiro ngo twazazipuraninga nimero kuzipuraninga mwazazipurayininga Mwata kunzitsa ko nigeze nigana ngo mwandenga mwazazipininga mwazaziplaninga okay fresh mwazaziplaninga ku kiganiro kugira ngo umuntu uzibonye abonye ari wa Samantha cyangwa Kiroso yahita azifata akamwandikira bitamugoye. Mwakoze cyane turabashimiye. Inama n'ibitekerezo byanyu turabikeneye cyane kandi turabakunda cyane.